mesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara. Twishimiye kubana namwe. Uyu muvugana ni Nzungu GAD, ni umuvugabutumwa w'umukorerabushake w'umugorozi wemera ivugurura. Ku bakunda kudukurikirana turabasuhuje. Kurikirana urubuga rwa YouTube kwivugurura n'ubugorozi. Akaba rero tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana mu mashami menshi anyuranye. Umwanya nk'uyu nguyu tugiye kuganira ku birebana no kuzahura umuryango wa mwene muntu. Isi dutuye igizwe n'ubutegetsi butatu bukomeye. Hari umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore, cyangwa se umugabo n'umugore n'abana, ndetse akaba n'uwagutse umugabo, umugore, abana ndetse n'abakozi. Ukaba ugizwe n'itorero rigizwe n'abayobozi, amahame n'abizera. Hakaba hagizwe ubutegetsi n'amategeko abugenga. Ibi bintu bitatu biyobora mu isi, ariko icyo tuvugaho gusa ni umuryango. Iyo umuryango utunganye, itorero riratungana, kandi iyo umuryango utunganye, ubutegetsi buratungana. Bivuze neza ngo umuryango ni isoko y'amahirwe kuri byinshi, cyangwa isoko y'umuvumo kuri byinshi. Ubutumwa bwiza buheruka bw'ivugurura n'ubugorozi ntabwo bujya bwibagirwa ibirebana n'umuryango. Niyo mpamvu Yeremiya 3:15 ndetse uhereye ku murongo wa 14 navuga ngo nzabakura mwumwe mu mudugudu na babiri mu muryango mbajyana i Siyoni. Nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Ubwo bigaragaye neza ko abantu bazatoranywa ngo bajye mu ijuru, bazatoranywa aho batuye, batoranywe mu nzu zabo. Bivuze neza ngo umuryango ni ishingiro rikomeye cyane ry'ubuzima, akaba rigomba kwitabwaho mu cyerekezo nyacyo kandi mu iyobokamana. Kubizirikana nk'ihame ry'ubugorozi, kubizirikana nk'ihame ry'ikanguka, kubizirikana nk'ihame ry'ivugurura, ndetse ko ari iby'umwuka bikomeye cyane, niho ushobora kumenya neza ko burya umuryango ari ikintu gikomeye. Mu itangiriro 18 umurongo wa 19, icyatumye mumenya kwari ukugira ngo azigisha abo mu rugo rwe kugendera mu nzira zanjye, maze mbone nsohoreza Aburahamu ibyo namuvuzeho. Umuryango ukwiriye kumenya iby'Imana. Mu muryango hakwiriye gukira ibika bine bibi bimereye isi nabi. Ibyo bika bine mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu, nous et nos enfants, bigizwe nuko umuryango wose ukwiriye kwanga ubujura, ukanga ibinyoma, ukanga ubunebwe, ukanga kwisuzugura cyangwa se kwigaya cyangwa se kwitinya. Ibyo bintu bine uwagira ngo buri muryango wose w'umugabo n'umugore n'abana babe babirinze ibyo ari bine, isi yose yabitekanye kandi umutekano waba ukomeye w'iby'umubiri n'iby'umwuka. Kuko isi y'ubujura imereze nabi, isi y'ibinyoma imeze nabi, isi y'ubunebwe imeze nabi, isi yo kwisuzugura imeze nabi. Kuzahura umuryango rero bisaba ko abantu bajya muri Zaburi 33 umurongo wa 1, haranditse ngo ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Turaza kuvugamwo ibintu bigera mu 8 bikomeye dushaka kwitaho no kuzirikana, aho buri wese asabwa kumenya neza ngo hakorwa iki muri iyi ngingo. Umuryango mwiza ni ryo juru rito.
ijuru tuzabona mu ijuru ni ahataba impagarara, ni ahataba indwara, ni ahataba umwiryane, nta bukene bubayo, nta masuzugurane. Abantu bazabana n'Imana na Yesu n'abamarayika ndetse n'umwuka wera. None umuryango mwiza ni ryo juru rito. Guhura n'umugabo n'umugore bumvikanye, baseka, babwirana neza, bubahanye, bahana agaciro, bazirikanana, bagambiriye kubahana, ni ukuri nta mutekano warenze uwo. Uwaguha amafaranga ariko akaguha urugo rubi, nta mahoro wagira. Uwaguha icyubahiro cyo ku isi ariko akaguha urugo rubi, ntabwo watekana. Uwagira ngo nibura ku isi wamamare ariko mu wawe uhorana impaka n'umwiryane, ntabwo watekana. Niyo mpamvu umuryango mwiza ari ryo juru rito. Icyo muzagisanga muri Zaburi 128. Harimo amagambo atubwira ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, azajya yishima, azahirwa. Umugore we azamera nk'umuzabibu mu kirambi cy'inzu ye, abana be bazamera nk'uduti twerayo bagosa ameza ye. Umva ko ubwo habonetse abantu batatu. Hari umugabo wubaha Uwiteka kandi akagendera mu nzira z'Uwiteka. Inzira z'Uwiteka se ku mugabo ni izihe? Mu itangiriro yarabwiwe ngo azarya umutsima we ariko arushye yushakuye. Muri Zaburi 128 haratubwira ngo azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Mu Befeso 5 hatubwiye ko azakunda umugore we kandi akamukuyakuye. Ubwo bivuze ngo uyu mugabo ugendera mu nzira z'Uwiteka agatungwa n'imirimo y'amaboko ye, akumva ko ari inkama idateka y'umuryango, ko abo umuryango ari we bakesha kubaho no kuhirwa, kw'icyubahiro n'umutekano n'ubukungu ari we babikesha. Uyu mugabo koko aba ari umutwe. Aba ari umutwe kubera iki? Ni uko ibintu byose bigira mu mubiri biba bivuye mu mutwe. Niyo mpamvu umuryango mwiza, umugabo n'umugore bumvikanye, abana bubaha, ni ishema ry'umuryango, ni ishema ry'itorero, ni ishema ry'isi. Niyo mpamvu turi bugerageze kubisoma nko mu gitabo bise Foyer Chrétien, urugo rwa Gikristo, page 305. Harimo aya magambo nsoma. Haranditse hagira ati uburyo twifata mu muryango iwacu byandikwa mu bitabo byo mu ijuru. Bakoresha ijambo ngo la manière dont vous vous comportez en famille est notée dans le registre du ciel. Uko wifata iwawe nta mukuru w'itorero kureba, nta mudiyakoni, nta pasitoro, nta mutegetsi, nta nyumba kumi, abo bantu bose batakureba aho uri iwawe mu ijuru barabyandika. Celui qui veut être au nombre de ceux dans le royaume des cieux doit d'abord se comporter comme un saint dans sa vie familiale. Umuntu wese ushaka kubarirwa mu mubare w'abazaba mu ijuru, akabarirwa mu mubare w'abera mu muryango w'ijuru, akwiriye kubanza yaba uwera cyangwa se umukiranutsi mu muryango we bwite. Ni bibi ko ineza yawe imenywa n'abo hanze. Ni bibi ko umugore wawe atamenya inseko yawe ariko abagore bandi bakayimenya. Ni bibi ko abandi babyeyi bamenya ubwiza bw'umwana ariko ababyeyi batabizi. Niyo mpamvu ushaka kuba uwera mu ijuru akwiriye kubanza yaba uwera iwe. Si les parents vivent comme de véritables chrétiens au sein de leur foyer, nibiramuka ababyeyi babaye abakristo nyakuri mu miryango yabo bwite, nibiramuka ababyeyi babaye abeza cyangwa se abakristo mu miryango yabo bwite, ils seront aussi des membres d'église utiles. No mu matorero barimo cyangwa se insengero basengeramo bazaba abizera ariko b'ingirakamaro. Tawananirwa kunezeza abe ngo azanezeze itorero, tawananirwa gutabara abe ngo ajye gutabara abakene bari mu itorero. Niyo mpamvu bavuze iryo jambo, ils seront capables de mener à bien les affaires de l'église. Umuntu yobora neza wo mu rugo rwe burya azayobora n'itorero neza. Ntawukankama, ntawuvuga nabi, ntawucyurira be, ntawabima, ntawabatuka, ngo nyuma azabarigwe mu bantu bayobora neza itorero ry'Imana. Et de la société de la même manière qu'ils prennent soin des intérêts de leur famille. N'uyobora abantu, abaturage, nuba uyobora abantu,
usanzwe ayobora abantu. Ni umutegetsi uyobora abantu 10, ni uyobora 100, ni uyobora 200, ni uyobora 3 bayobora abandi. Niba atazi kuyobora urugo rwe nabo azabayobora nabi. Umuganga mubi mu rugo azabana muganga mubi ku bitaro. Komanda mubi mu rugo azabana komanda mubi mu ngabo. Umutegetsi mubi mu rugo azabana umutegetsi mubi mu baturage. Niyo mpamvu ari byiza kuzahura umuryango. Page 307 haranditse hagira ati trop souvent on laisse les enfants grandir sans religion parce que leurs parents pensent qu'ils sont trop jeunes. Hari igihe ababyeyi bibeshya bati si byiza gucengeza mw'abana iyo bana ngo baracyari bato cyane pour courir prescrire des devoirs chrétiens. Bakibwira bati si byiza ko babanza bacengezwamo inyigisho za Kristo. Il faut vivre à la safa chez soi. Ni byiza kugira iyobokamana ryawe iwawe. Umwana niba usenga nawe namenye gusenga, niba uririmba nawe namenye kuririmba, niba ukunda ibyanditswe byera nawe nabikunde, niba ukunda umubano nawe nabimenye, niba useka nawe namenye uko baseka. Birakwiriye kuyobokamana ryawe iwawe rigaragara. Si les paroles que nous prononçons à la maison ne sont pas ce qu'elles devraient être. Niba amagambo tuvuga iwacu mu rugo adahwanye nuko yarakwiriye kumera, cyangwa se tuvuga amagambo adakwiriye, les témoignages que nous rendons à l'église n'auront aucune valeur. Ubuhamya dutangira mu rusengero, ndagukunda Yesu, Yesu wanje, mana yanje, cyubahiro cyanjye, gitare cyanjye, ayo magambo ameze nko gushashariza Imana gusa flate, yarangiza ariko iwawe uri gica, warabiciye warabimaze, ntabwo ubwo buhamya bwawe buzagira ireme. Uzabutanga umugore adahari kuko ubutanze ahari yaguseka. Uzabutanga abana badahari kuko uramutse ubutanze bahari bavuga ngo urukubeshye. Rero kubw'ibyo, si vous ne faites pas preuve de douceur, de bonté et de courtoisie chez vous, niba iwawe utagaragaza ubugwaneza, niba iwawe utagaragaza ubugiraneza, niba iwawe utagaragaza urugwiro, votre religion sera vaine. Iyobokamana ryawe rizaba riribi ripfuye. S'il y avait un christianisme plus sincère dans le foyer, il y aurait plus de puissance dans l'église. Uwagira ngo iyobokamana rifite imbaraga riboneke mu miryango, no mu itorero hagira ubushobozi. Aha ngaha muhumve neza. Ngiyi impamvu Imana igambire ngo ni byiza nibyikundiye ko abavandimwe baturana bahuje. Umuntu wa mbere wo gushima umugabo akwiriye kuba ari umugore we. Umuntu wa mbere wo gushima umugore we akwiriye kuba ari umugabo we. Nibyo byanditswe mu migani 31. Umugabo ni ukwiriye kuvuga ngo uyu ni nyiramugisha. Abagore bose bakora neza ariko urabahebuje bose. Yarangiza abana niko guhaguruka bakitanyira ngo ni nyiramugisha. Bakaba mbese ineza yawe ikabi utari magambo ngo imenyekane kure. Ku ngingo ya kabiri, umuryango ni wo rubuga umuntu agaragarizamo imico ye. Ibyo twamaze kubivuga neza. Iwawe uko uteye niho bigaragarira iwawe. Ni imico igizwe n'imitekerezo, n'ibikorwa, akamenyero, n'imiterere. Ibyo bintu ko ari bine muri wowe. Niba utekereza neza ubu uzakora neza, niba ukora neza ubu uzabihoramo, niba ubihoramo bizahinduka imico yawe. Niyo mpamvu umuntu ntabwo bagushakira ku rusengero, tibagushakira ku isoko, tibagushakira ahandi, ahubwo umuntu uko ateye babishakiriwe. Ku ngingo ya gatatu, kurera no kubeshaho abawe nicyo kiruhuko abanyabwenge baha abaturanyi, itorero n'isi, naryo shema ry'umuryango. Kurera abana bawe, kubeshaho abawe nicyo kiruhuko abanyabwenge baha abaturanyi. Iyo wareze neza abana ntibagora abaturanyi. Iyo uhagije abawe abana bawe ntibiba. Niyo mpamvu kurera no kubeshaho abawe nicyo kiruhuko abanyabwenge baha abaturanyi babo, nicyo kiruhuko abanyabwenge baha itorero, nicyo kiruhuko abaturanyi abagize imiryango baha isi, ni naryo shema ry'umuryango wawe. Iyo wareze neza ukabeshaho abawe, kuri ingingo ya gatatu ubuhaye abaturanyi, itorero n'isi ikiruhuko. Ku ngingo ya kane, ubwumvikane bw'abashakanye nicyo cyitegerezo cyiza ku bana bawe. Abana bafite ibyo bita caractère imitateur, ni imiterere yigana. Umwana uravuga akabyigana, ndetse bamwe hariho abigana ururimi rw'iwabo bakiri mu nda. Yamara kugera imusozi akamenya abaseka n'abanageza, ndetse hari amajwi arongoroka mu kuririmba bitewe nuko ababyeyi batari abanyabukana. Usoma igitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu. Niyo mpamvu
usabwa kumvikana kumenya neza ngo ubwumvikane bw'abashakanye nicyo cyitegerezo cyiza ku bana bawe. Noneho umwana wawe akwigana imico, umwana wawe akakwigana imigendere, umwana wawe akwigana amagambo yawe. Niyo mpamvu byanze bikunze niba ushaka abana beza uyureka bakwigana, ube mwiza maze bakwigana, witonde maze bakwigana, usubize neza maze bakwigana, ukunda Imana maze bakwigana. Ku ngingo ya 5 ni ugutunganya ibyo ushinzwe, nibyo bitera igikundiro mu bawe. Muri ubu buzima dufite bw'iyi si, umuntu wese agira icyo bita responsibility, ariko ziba zishingiye ku kintu cyitwa vocation, devoir, obligation. Ibintu bitatu mu muryango kugira umuntu yumve mu inshingano, abagomba kumenya neza ko uwari umuhamagaro we, ko nta wundi bireba ko ari we bireba. Umugore akamenya ibimureba mu muryango, umugabo akamenya ibimureba mu muryango, abana bakamenya ibareba mu muryango. None iyo babizi babimenya nk'umuhamagaro, ubwo birabareba. Ni itegeko kuko ari ngombwa babisohoza, ni inshingano kuko byanze bikunze batabikoze haba hari igipfuye. Niyo mpamvu gutunganya ibyo ushinzwe nibyo bitera igikundiro mu bawe. Iyo ibyo ushinzwe bikoze neza, niba ari uteka agateka ku gihe kandi neza, niba ari ugabura akagabura neza ku gihe kandi bisukuye, niba ari utunga urugo akabizana ku gihe batabanje basakuza kandi bashavura, ibyo bitera igikundiro mu bawe. 6, kwita kuri bagenzi bawe bituma ugira inshuti nyinshi. Iwacu ntabwo ari aho umugore n'umugabo gusa bakinge ku manywa, ariko abantu bajye bafata n'igihe cyo gukingura, ngo umushahara wawe we kurangiza wenyine ngo umenywe n'umuryango wawe na banke gusa, ahubwo uyireka umuvandimwe, inshuti nabo babiboneho. Niyo mpamvu ku ngingo ya 6 havuze ngo kwita kuri bagenzi bawe bituma ugira inshuti nyinshi. Ntabwo inshuti zizanwa no kwazisekeye, ntabwo zimana amaseka masa, ahubwo inshuti hari akuhomba. Abarundi nibo bavuze ngo atagapfuye atagakira. Niyo mpamvu ari ngomba kugira ngo ugira abantu ubanza kugira ibintu homba. Ubanze kubihomba arabigira ariko ntagira abantu. Kandi umuntu wamaze kumenya kumutabara ahinduka inshuti yawe. Ashobora kubana nawe nk'inyunganizi, yabana nawe kumutabara, hari ibyo yagukosora hakiri kare bitewe nuko hari icyo umariye. Kuko wamaze gukunda wanga nuko agayika. Ku ngingo ya 7, umwete mu byo ukora no kuzigama ibyo ufite nizo nkingi z'inyubako y'ahazaza. Umwete mu byo ukora no kuzigama ibyo ufite nizo nkingi z'inyubako y'ahazaza. Ubuzima dufite buzarwara, ubuzima dufite buzananirwa, ubuzima dufite buzasaza, ubuzima dufite buzahunga, ubuzima dufite buzabura abacu, buzabura ibyacu. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya neza ngo umwete mu byo ukora no kuzigama ibyo ufite ibintu bibiri. We kuba umunebwe kandi we kunasesagura, ujye umenya ngo uzasaza, abana bazarya byinshi, noneho abana baziga hakomeye. Birakwiriye kumenya neza ngo byanze bikunze ugomba kuzirikana ibyo. Ku ngingo ya 8, kwikosora no kwatura nibyo biruhura wowe wahemukiye bikakurinda kwandagazwa. Mu miterere bantu hariho abantu bibwira ngo abwiye undi ngo mbabarira yabataha agaciro, ariko iyo wanze gusaba imbabazi wowe wahemukiye mu muryango, umugabo ku mugore, umugore ku mugabo, abana ku babyeyi, ababyeyi ku bana babo, umuturanyi ku muturanyi, umuvandimwe ku muvandimwe, umwizera ku wundi, iyo ibyo bikunaniye wa wundi wanze kwaturira arakwandagaza ngo yarampemukiye. Ariko iyo ushaka ngo wowe kwandagara hanze, wowe wahemukiye uzajya umubwira uti mbabarira. Ubu muzibya kanwa, umucecekesheje, ntabwo yabona ahera ngo yongera kubya kuvuga ibyo mupfu, kuko ubu muziritse. Niyo mpamvu kwikosora no kwatura nibyo biruhura bo wahaye bahemukiye bikakurinda kwandagazwa. Yarangiza rero bavandimwe, dukeneye kuzahura umuryango, twongere dusubize neza ngo dukeneye umuryango utabeshya. Cyo ni kimwe, dukeneye umuryango utari umunebwe, dukeneye umuryango utarimo umujura, dukeneye umuryango twisuzugura buri wese akumva ko ahakomeye hose nawe yahakora, ibishoboka byose nawe yabigeraho, yatekereza ku giti cye, yagambira ku giti cye, yafata imyanzuro ku giti cye, yasaba inama ku giti cye, yakwiga ku giti cye, yamenya, yatunganya, yakosora kandi yakosorwa, ngo kuko dukeneye. Reka tuzahura umuryango, ni byiza, ni by'ikundiro kwa bavandimwe baturana bahuje. Imana yaduteganirije ibintu 5 bikomeye. Yaduteganyirije amagara mazima, iduteganyiriza imico myiza, iduteganyiriza ubwenge. Imana iduteganyiriza imico myiza mu bizirikane. Irongera Imana iduteganyiriza umubano mwiza wacu hamwe nayo. Cyo ni cya 4.
iduteganyiriza byonyine ubwabyo gusa kutigirira nabi twebwe ubwacu kugira ngo tugire intekerezo zitunganye. Dukeneye intekerezo zitunganye, dukeneye amagara mazima, dukeneye gukiranuka. None ibi bintu bikaba bisabwa ubwenge. Niyo mpamvu mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro, inzira zabwo zose ni inzira z'amahoro, kandi ubwenda mwese abazi amahoro. Ni Imigani 3:16-18. Tutagiye kure rero, reka tubifurize ikintu kimwe gikomeye cyane nk'abana b'Imana. Umuryango mwiza niryo juru rito. Umuryango nigwo rubuga umuntu agaragariza mu mico ye. Kurera no kubesha habawe nicyo kiruhuka abanyabwenge baha abaturanyi, itorero n'isi. Ni naryo shema ry'umuryango. Ubwumvikane bw'abashakanye nicyo cyitegererezo cyiza ku bana babo. Gutunganya ibyo ushinzwe nibyo bitera igikundiro mu bawe. Kwita kuri bagenzi bawe bituma ugira inshuti nyinshi. Umwete mu byo ukora no kuzigama ibyo ufite niyo nkingi z'inyubako y'ahazaza heza. Kwikosora no kwatura nibyo biruhura abo wahemukiye, bikakurinda kwandagazwa. Ni byiza, ni iby'ikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Katubifurize ngo umuntu wese akosore, umugabo ashimwe n'umugore we, umugore ashimwe n'umugabo we, abana bashima ababyeyi babo, ababyeyi bashima abana babo, umuturanyi ashima umuryango, itorero rikomezwe nuko dufite abizera beza, yarangiza isi ihabwe ihumure no kugira abaturage baboneye. Tubibifurije kandi natwe mubitwifurize mu izina rya Yesu. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje? Mbese nazumuse kutambitse akadu